abanyarwanda utazumva njyewe ntago nzakomeza guhendahinda abantu batumva. Utazumva ibyo biramureba, azace ku ruhande rwe n'undi ace ku ruhande, kuko ikintu kigomba kubanisha abanyarwanda ni uko mu mitwe yacu havamo ibintu by'amoko. FPR niyo ntero yayo, nibyibana nabyo kuva mu gitondo, yewe kugera no mu tubari mu Rwanda bahimbye utubari aho barira iminyigi n'agatogo n'ibitoki n'iki by'abagande n'ubunyobwa, hakabamwe iby'abavuye mu Burundi ngo hariya ni akabari kotsa burushete na musteri by'i Burundi, hakabamwe abarya inyotse zavuye i Kongo, amafi n'ibiki byose. Ibyo by'amacakubiri bibitse muri FPR. Hariya mu mujyi uzagenda ureba bazakubwira bati kara ni akabari k'abagande, kara ni akabari k'abavuye i Burundi, kara ni akabari k'abavuye he. Ibyo uzabibona kabasajya. Ibyo hari ahantu naraguca mu ryo uvuga. Mu by'ukuri habaye itsembatsemba ry'abanyarwanda, ariko by'umwihariko barihaye izina ry'abatutsi. Nibyo kuko niyo mbehe yazanye kugira ngo igaragare, kuko bari abatutsi baje bavuga ko baje gutabara abatutsi. Jenoside yakorewe abanyarwanda muri rusange iribagirana. Uyu munsi ko mwari muturanye n'abahutu, ko mwari muturanye n'abatwara, njye ndavuga igikondo ya Kimisange. Mu by'ukuri abahutu baguye hari bishwe n'abatutsi bahungaga cyangwa bishwe na FPR. FPR yabishe, siko hari umunsi n'umwe tutabivuga. FPR iyo yahereye ku ruhande bica. Neza hari umututsi wari mu Rwanda wigeze ubona yirukankana umuhoro ngo ajye kwirukanka inyuma y'umuhutu, cyangwa weguye imbunda ngo ajye kwirukanka inyuma y'umuhutu ari mu Rwanda muri kirya gihe cya jenoside? FPR yahereye kandi kabamara. Karakantu twari twibagiwe kuvuga, nk'umuntu wari Kimisange n'abahutu haguye benshi na Gikondo, uhereye hariya za Sodoma. Abahutu benshi batsinzwe mu Gatenga bavuye za Sodoma, bishwe n'abasirikare. Na nyuma ya 1995 bari bakibasomba. Irimine hari igikondo sinibuka amatariki. FPR yaraje iza nijoro mungo iratikiza barari mwijoro. Bagarukiye hari na Dr. Ntaburunga wo ku Kibuye bamwishe iryo joro. Nge bagarukiye hafi A2 maison z'iwanjye ku buryo Rurandume ngewe nari ngiye no kubizira. Umva inshuti yanjye munyabari, bavuga ngo kuki ngewe tinya kuvuga. Abantu ngo baratinya uhishira umurozi akakumarira abana nk'ubu Gatenga. Piyani isigaranye abana babiri, umugabo witwa Piyani yaratuye munsi y'urugo muri mu rugo rwo kwa Bikindi ku mugore wa kabiri. Yaratuye ku rugo rwa kabiri sineza ari biri korekore, ubu hasigaye ari agasambu n'abana bakine basigaye bateramo udushimbo. Abaturanyi baraho batera udushyimbo bakatusarura. Ndi kukubwira umunsi Piyani apfa bruto yari umunyagisenyi sepasi aho ngaho yishwe n'inkotanyi. Abatutsi bari bayitanije yakubise agafungo. Abana be barabyumva, barazi ko bishwe n'inkotanyi. Ubwo nari ngiye mvuga gutyo, umugabo witwa Gatorana yahagaze ku batutsi byari niko n'umugore n'umututsikazi, niko namubonaga, niko nabyumvaga. Ariko twamara imyaka 23 Gatorana aragenda afasha abatutsi arabashyira mu rwena, akageza gusaba ibinono by'inka aho babitoraguye. Gatorana yishyuye inka zitagenda kandi azishyuzwe n'abatutsi bene wacu basigaye mu Rwanda. Kubera iki? Efraim ati uzakizwa n'igize yambwa z'ababutereka nizo zabazamura, akagenda akazamura urubanza azi ko ntacyo ashinjwa. Umusaza n'umugabo wibereye aho mw'imfura, ubu nawe yarahunze arahanga, ahunga agenda yububa akubita umutwe. Azize iki? Azize ko ngo yari izo nka yazigaburiraga abatutsi. Izo nka nigeze ake kubaga agenda gutoragura aho babagiye, kazana ibintu na gato gusa. Uyu munsi yarahunze. Gatoranya musaba kujya gushinja muri Arusha. Yarakaze kumenya ukuri. Ati aha mbanda yambwira ati aha mbanda ntabwo najya gushinja. Bamusaba kujya gushinja Bikindi.
kugeza ubu ngubu yarahunze, ni umusaza ukubita umutwe hasi, ari aho ngaho iwanyu. Uyu munsi rero nagira ngo ngaruke ku bintu Jean Paul yari avuze. Mw'Abanyarwanda ko twari tuzi ngo Imana y'u Rwanda iraje, ije kudukuraho ngo ubutegetsi bubi, uretse ko uno munsi iyo mbugereranije n'ubwabo mpita mbona twari turi muri paradizo. Burya ngo wirukane umugore ugugunirwa ukazana none uri guguna yarangiza akarikujomba no mu muhogo ugapfa. Mw'Abanyarwanda mwe, ubu ko twabayeho dictative, ngo habagaho dictative, birashoboka ibintu by'abakiga n'abanyenduga najyaga mbyumva gutyo ntibyankoraga, ari n'amazi ankora agataro. Mw'Abanyarwanda ureba dictative yikorewe n'agatsiko ka FPR kayobowe n'umugome, sinyimita Kagame, kari kayobowe n'umugome, ikazana ubwicanyi itarabane. Bwa mbere yabanje kwitwa umuntu kugira ngo nyine abatutsi babashe kuyijera neza, yabanje guhondagura abaturanyi bacu, bati mama yayishe umuntu arajya gupiya wamunyabagisha. Jean Paul ati burya yatunze urutoki kwa Irimine bagapiye, barakubita gutya baratsemba. Jenoside y'Abanyarwanda iraproronja, ntabwo yigeze ihagarara. Ubwicanyi bwaje, ubwicanyi bubonze n'ubugome birangora kubivuga. Iyicarubozo mwabonye mu Rwanda, mw'Abanyarwanda mwe mureke imbabazi aho mwicaye muri abagabo uno munsi. Ubu noneho ubu numva iyicarubozo mwabonye ku isi yari, nubwo mwumva ngo habaye w'abanazi ko bicaga bakaririmo, iyicarubozo mwabonye nk'irya gatsiko FPR ni dore mwabonye ikorwa n'Abanyarwanda muri iki gihugu nirihe mwabonye. Bakaza bakagutera ubwoba ugasakuza, barangije bakaza kuvuga ngo washyizeho umuntu iterabwoba rya mbere na torture ya mbere ikorwa na FPR. Okay, urakoze. Ntabwo ndarangiza Jean Paul gawe nyamuri ijambo. Hanyuma ano guhohotera, none uvuze Jean Paul aravuze, ubwo ngeze ku byawe utangiye kugaragaza ukuri. Baraguhohoteye, barakwirukanye, ugiye muri politike. Niyo abacikacumu bari batangiye bati no tujye mu mashyaka, barareshye ngo bazajya mu mashyaka nk'ayandi yo kwa Habyarimana. Jean Paul waratangiye arirukanse agiye, abandi barafunze. Ubu Munyarwanda utarabona ko nta burenganzira afite ku gihugu cye. Ntabwo nagiye muri byinshi, ndi kubwira Abanyarwanda. Ngiye uno munsi twavuze kuri ku Batutsi bicaye bakicarira inkono ishyushye, bicariye umusumari. Ni mwe mwenyine muzibohora, mwaraboshywe kugeza ubu ngubu. Agatsiko kari kubitwaza kakica abaturanyi bacu, kakica abavandimwe bacu, kakica abaramu bacu, kakica abaramukazi bacu barimo bashakanye n'abahutu. Uyu munsi ikintu FPR itari gushaka mu buzima ni uko Umunyarwanda yongera kumvikana n'Umututsi. Icyo kintu ntabwo nshaka kugitindaho. Uyu munsi muri iyi resistance turimo, tube umwe. Uyu munsi yatangiye ngo nta Muhutu nta Mututsi, ndi Umunyarwanda. Kwiri kuvuga uyu munsi ko muri Kongo harimo Abanyarwanda, ari nabo ihurira nabo. Ibyo bije bite? Iri kongera guhembera urwangano hagati y'Abatutsi. Abo Banyarwanda bavuye Kongo bakaza ari Abakongomani, bakaza mu Rwanda bakiyita Abanyarwanda. Uyu munsi bakongera bagasubira muri Kongo. Iryo kinamico nibaba amazi bakirwa Abanyarwanda cyangwa muri Kongo, nibareke kuba agakingirizo ka FPR. Ntabwo byakora. Abanyarwanda rero mufungura amaso, iri kongera guhembera indi jenoside, kandi nitutareba nabi irahitana benshi, ntabwo ihitana Abahutu, ntabwo ihitana n'Abatutsi, irahitana Umunyarwanda wese wari uri mu Rwanda, kuko ntabwo turi kubyumva kimwe. Mwabanza mugakomeza.